ariko abana b'iyi minsi babaye abana baratunaniye ndebera nk'iki gicucu ngo ni Elistone amasaha ageze kikiryamye. Niko sha ubu turi ryari ndebera ku isaha amasaha ageze ukihennye mu buriri nta n'ikintu uri gukora wasaze. Papa erega nyine umuntu aba yaramutse nabi nanjye ntabwo ariko nabishakaga byatewe n'umubiri. Ariko yeri waba igicucu umubiri wawe uragutegeka, umubiri uravuga ku buryo mwabiganiye akaba batunyuramuka nabi. Nyamara sogoko nubwo uri kuvuga gutyo nawe ariko bishobora kuba byakubaho. Nta muntu ujya inama n'umubiri. Uzaze sha ubu singiye kuva na kera umubiri wanjye wari ufite ubudahangarwa bukomeye kugeza amagingo aya ngaya, niyo mpamvu ubona nkomeye nk'ubutare. Nyamara sogoko ibintu ndi kuvuga biri kumvikana nuko udashaka kubyumva. Njyewe ufite ikibazo mu mubiri kandi gikomeye. Ariko sisha ufite ikihe kibazo? Imyaka ufite ntabwo ikwemerera kuba wagira ikibazo na kimwe mu mubiri. Ubwo njye ntaba nagira ikibazo mu mubiri wowe ukakigira nkandi. Nk'umuntu w'umwana ufite ubuzima bukeneye kwitabwaho kugira ngo buzasaze neza. Sha ndakurahiye we ntabwo uzigira usaza neza bitewe n'ibintu uri kwiyahuza, ntabwo byakugwa amahoro. Ariko njyewe shaje neza kubera ko nari imitsima y'amasaka n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bikomeza umubiri, aho wowe byararangiye sinzi impamvu ahubwo ukiriho. Soko kuno kuri kw'Imana nyumva ameze nabi ndarwaye mu mubiri kandi nkeneye ubuvuzi byihutirwa. Icyo ndi kubona cyo we ntabwo ugwaye ahubwo ukeneye inkoni zigukura muri ubwo buriri. Ubwo ni ubunebwe. Soko kuko wambabariye ukanyumva ndi kuribwa bya danje. Ariko sha ubundi urwara ute? Nanjye w'umusaza ungana utya ntajya ndwara. Urashize none. Zamutuzi sha bava n'indwara ndi kumva ikiyoka cyifashe mu nda. Nese soko wambwiye ko utajya urwara, ibyo ni ibiki noneho bitangiye? Ceceka usha. Yo ni imibi y'imitsima tuba twarariye kera.